Hari akantu abantu bari kumbaza kanze tukaganiraho narebe, hari abantu bari kwibaza se DJ Andy ukuntu wavangaga imiziki neza, uburyo wakoraga ibintu neza, just ariko ugiye kuducika ngo ugiye kujya muri step up, ugiye kugaragaza impano z'abantu. Reka nze nyine just babwire ukuntu biba byaragenze mwana. Nyine byari bigoye mwana, nanjye nyine urabizi ibintu by'ubu DJ abantu banzi narabikundaga, ariko nyine ntabwo byagenze neza ahubwo iyo mbyutse ntabwo nshaka kubivuga, ariko reka mbivuge narebe. Nyine ubundi njye nakundaga ibintu by'ubu DJ, ariko nyine just nyine urabona ibintu biba bisaba ngo ukurikirane ibintu kandi biba bisana bya bikoresho nicyo bita connection. Ntabwo ubu DJ ari cya kintu wagaragaza wowe ku giti cyawe, ntabwo ari ikintu wakora ku giti cyawe cyo kuposting. Biba bisaba ufite connection, biba bisaba ngo nyine uba uziranye na bano baboss ube wakora, kandi urabizi ahantu tuba twitwikira right from ku cyaro, ibintu biba bigoye, rero nyine niyo mpamvu narebye just nkona impano yanjye iri kugenda ipfa, impano yanjye ndabona iri kugenda ipfa incika, kandi abantu barabizi ukuntu nabikoraga neza. Just nzababwira amateka yose nari from A to Z, ariko reka none namubwire ngo nyine nararebye ndasanga mbese ko bimbayeho nyine bikaba byanze nkaba mbuze ahantu nabikorera, ese ndabigenza gute? Nahise ntekereza wowe, ni wowe nahise ntekereza, ngiye kwitekerezaho narabihagaritse, ahubwo ndatekereza ati wowe wagufasha. Nahise ntekereza n'abandi bahuye na struggle nk'izanjye, ntekereza gushinga Step Up TV show basi kugira ngo nanjye mfashe abandi ikibazo nahuye nacyo ntihatazagira abandi bantu benshi bahura nacyo, kugira ngo abantu bafite impano baze bazigaragaze, abantu babikunda. Ndabizi abantu bakunda abantu bafite impano, abantu barabakunda, ariko nyine zite abantu babura ahantu bazigaragariza, cyane cyane abantu tuba twivukira mu cyaro. Urabona nyine mu cyaro hahandi kure biba bigoye ko nyine impano yawe wayigaragaza, ariko nyine mu bintu niyemeje Imana nibana nanjye, njye nzajya ndaza naho ku cyaro, tuzane kamera, tuzane ibikoresho nubwo bitaraboneka nyine n'ubushobozi ntabwo wabura bwagakunda, ariko yari respector ukana subscribe kuko n'amafaranga ya YouTube nayo ari gutangira kuboneka gake gake. Twagushimiye, turagushimiye, ariko nyine niyo mpamvu Step Up TV show twayikoze mu byumweru 2 mumaze kuyikandira subscribe muri abantu 1620, muri abantu benshi ku buryo mutabyumva, murahagije ngo tubane muri urugendo. Niyo mpamvu DJ ndi hano ngo mufashe tugende tuzamuka step up, ariko nyine n'undi nanjye uko bizagenda kose bizarangira mbonye inyuma ya deka, ntabwo byarangira gutya gusa nyine, ariko bizangora, ariko nyine just reka wowe nuza n'undi akahaca just nzira umuhungu wanyu, ariko nyine n'ubundi ndacyashaka connection n'aba bantu bakomeye kugira ngo njya muzana njye mba mvuga ngo leta mushira hari n'abantu bakunda gukina filime. Amahirwe yanyu yo twarayabonye, murabizi ko Aisha ari gukora casting, nimba mutarabireba mujye murebe ikiganiro yakoranye na Irene, nimero ze ziriho, abashaka kujya muri casting yo kuba bakina filime amahirwe atabacika, n'abandi bantu kugenda tubwiringa gake gake kugira ngo nyine just step up, nyine dutera intambwe twigire hejuru kabisa, kandi ni by'agaciro ntukajye ubyita bito, ibyo dukorera birahambaye. Wa muhungu wanyu kabisa appreciate ibyo dukorera, ni by'ingenzi, ni by'agaciro. Stay tuned, ibintu byiza biri imbere. Wa boy.